gubwa neza rero ukomeza kugira amahoro n'umutuzo ishya n'ihirwe koje kujyana Kodaraba TV bumwe kujyana ku indege y'amakuru ambara umukandara cyane ukoze tugeza ahantu amanuka maze mutembereze kino kirere cyuzemo amakuru ya showbiz entertainment ubushye bigiye bitandukanye. Hari igihe cyenda bise mwari mudukumbuye ngiye mukomeje gutega amatwi Dishema Yves naje rero mbazaniye byinshi cyane uyu munsi ndi kumwe na pilote utwaye ibintu byinshi cyane kadutangire nagutinda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanzi Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben tumaze iminsi muvuga ibintu byinshi cyane uyu munsi rero biravuga ku gitaramo cye kimwe muri BK Arena. Uyu muhanzi ukorera umuziki w'Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ategejwe i Kigali mu gitaramo Rwanda Liberty Celebrations kizaba ku wa 3 Kanama 2022. Byabiteganyijwe ko rero iki gitaramo cye kizabera muri Canal Olympia hariya ku Irebero, ariko kuri uyu wa mbere mu Nyakanga 2022 East Gold iri gutegura iki gitaramo yatangaje ko kizabera muri BK Arena kubera urusabe rw'abakunzi b'uyu muhanzi wizihiza imyaka irenga 10 mu muziki nyarwanda. Rwigema Gidewo urimo ari gutegura iki gitaramo yabwiye Nyarwanda ko bahindawe kitarimo cyane kuzabera kubera urusabe rw'abafana ba The Ben ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Igitaramo The Ben rero azajyamo n'abanzi bagiye batandukanye, twavugamo Kenny Solo, Chris Easy, Marina Bushari ndetse na Bwiza. Akandi twavuga ko DJ Toxic afatanyije n'itsinda rya DJ Higa na DJ Rusam baretse gukora indirimbo na Juno Kizigenza rero bazaba barimo kuvanga umuziki muri iki gitaramo. Uyu musore The Ben kandi aherutse gutarama mu gitaramo gikomeye yakoreye muri Uganda kwa 3 Kamena 2022 kitabiriwe n'ibyamamare abanyapolitike kandi bakunze umuziki. Uyu muhanzi wigenga ukora umuziki ku giti cye kikari cyo mu gitaramo byari bihenze cyane ushingiye ku mafaranga yasabwa kugira ati umuntu abe yabasha kwitabira cyangwa se abona umwanya wo cyari kirimo kirabera. Reka nkubwire kandi ko uyu muhanzi azataramira mu Rwanda avuye muri Sweden aho azakorera igitaramo kwa 30 Nyakanga 2022. Ariko nubwo uyu muhanzi arimo kwitegura gutaramira mu Rwanda abafana be ntibishimye cyane. Impamvu rero nta yindi mu by'ukuri nta indirimbo yaherutse kubaha dore ko arutse indirimbo wayakoranye n'umusore Platinum zara mu gihugu cya Tanzania mu ntangiriro z'umwaka. Birumvikana ko rero hashize igihe kirekire nta ndirimbo nshya aha abamukurikirana batari bake. Rero bikaba byatejeje mu bantu benshi cyane bavuga ati ese The Ben wagiye ukadutuzana kwicecekera kagenda ukajya hirya mu bisheke bimeze bite? Muri make abafana be bafite ibyishimo nk'uko bisanzwe n'ubwo bamutigeze ari benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo bishimye bitewe n'uko The Ben nta kintu ugeretse kuba bitewe n'uko bamumenyereye ko atajya agatinda cyane yabahaga ikintu kimwe hajyamo ikindi. Bavuga bati ese The Ben igitaramo cyawe tuzumvamo izihe ndirimbo kadutegereze tuwetse bizaba bimeze bite? Ejo bundi rwose The Ben hano mu Rwanda dore maze igihe kinini bivugwa kadutegereze turebe ngo muri BK Arena bizaba bimeze bite. Nuko nagusezanyije rero tufite byinshi cyane twaguteguriye kuri uyu munsi. Ukwezi kugiye kuzura umuhandi Ivan Buravan afashwe n'uburwayi bwamurembeje ndetse rakomeje kumujujubya kugeza ubwo mu minsi ishize yagiye kwivuza mu gihugu cya Kenya. Uyu muhanzi Ivan Buravan rero kuva yasohora indirimbo ye bise Big Time ntabwo yigeze agaragara na rimwe ayimenyekanisha yaba mu bitangazamakuru ndetse n'abatandukanye nk'uko abandi bahanzi bajya babigenza bakajya kuri social media ndetse n'abagiye batandukanye. Biravuga ko rero uyu muhanzi Ivan Buravan yafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga 2022 yivuza mu mujyi wa Kigali nyuma bikomeza kwangahitamo kujya muri Kenya gushaka ubuvuzi bwisumbuyeho. Uyu muhanzi kandi yavuye i Kigali tariki kino cyumweru tariki 17 Nyakanga 2022 yerekeza muri Kenya gushakayo ubuvuzi. Igihe kandi yanditse ko umwe mu nshuti ze za hafi z'uyu muhanzi unazi by'uburwayi bwe yagize ati yafashwe n'uburwayi akariye kose kakagaruka yagiye kwa muganga bamuvura igifu arorerwa ariko byanze gukira. Uyu muhanzi rero Ivan Buravan umaze iminsi yarabuzwe n'abakunzi be bibaza ati se Ivan Buravan ko wakoze indirimbo Big Time tukaba kubona byaje kugenda bite? Ntabwo mu kutwiyereka ese byaje wase dukwepa ko bari baje babikora. Cyo nakubwira rero kuri uyu muhanzi nuko n'abatamerewe neza bari mu gihugu cya Kenya bagiye gufata ubuvuzi. Reka dukomeze kumwifuriza kurwara ubukira dore ko ari n'umuhanzi w'ibintu ibintu bikaturyohera cyane ndetse bikanadushimisha. Mr. Yes, Ivan Buravan rero komeza urware ubukira natwe amasengesho yawe ahora ari inyuma yawe. Tutagiye kurereka tunyarukira hano mu njyana ya R&B mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge ku musore Amalon umwe mu bahanzi bakomeye u Rwanda rufite rero abikesha impano ye yakoze mu nganzo asohora indirimbo cyayise Champion irekanyije na EP cyayise HKP. Isobanuye byinshi rero kuri uyu musanzi ufite ijwi rihebuje.
Amon rero mu rugendo rw'umuziki yaratumbagiye cyane ndetse aba akimenywa bose ku buryo abantu benshi batari bagishidikanya ku mpano ye, ahubwo bari batangiye kumuhanga amaso biteze uyu musore umuziki nyarwanda. Ashobora kuba bavuga ati si umusore w'umuco nyarwanda agiye gushyira ku rundi ruhando, gusa ibisiko byaje kugenda kuko mu gutumbagira gutyo Amon yaje kuvugaho amakuru atari meza ko abakoresha ibiyobyabwenge cy'urumogi inshuro nyinshi cyane, gusa namenyetso byerekanaga ko uyu musore ashobora kuba abikoresha koko. Uyu muhanzi rero wakomeje gukora cyane, yaje gutandukana n'inzu ifasha abahanzi y'Abana Entertainment, benshi bibwira ko urugendo rwe rugiye kuba rurangira ndetse banabinuganuga kenshi cyane ko agiye kuzima. Nyamara byandagendaga binavugwa n'abakunzi be ko haba hari abenshi bihishe inyuma y'izina ry'uyu muhanzi Amaron. Mu ndirimbo rero yise Champion, Amaron yavuze kuri byinshi bikekwa ko yaririmbye ubuzima bwe, dore ko ubutumwa buri mu ndirimbo busobanura byinshi ku buryo Amaron ari champion ndetse anashoboye. Mu kuririmba rero agaruka ku gace kavuga ko bavuze ko natareka uyu mugi azisanga ku gasi, agace kari cyane mu ndirimbo ushobora kuba wakumva indirimbo nziza cyane. Kandi usibye kuba indirimbo Champion Amaron yasohoye Amaron yasohoye EP nshyashya. Uyu musore rero EP ye yise Ahiki, harimo indirimbo zirimo Kwaka, Fredge ndetse na All Night Long. EP nziza cyane ushobora kuba wagenda ukakura ku mbuga zitandukanye maze ukayumva, dore niko iyo ndirimbo yici ziryoheye amatwi. Uyu muhanzi rero Amaron wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye harimo nka Delira, yari yakoreye cover mu buryo bw'amashusho ndetse n'uburyo bw'ama-audio ndetse na Byakubaho. Nibyo nawe mubwiye kuri uyu munsi mubwira ko yagatse mu muziki yakora cyane muri no minsi, yatumye ko indirimbo zigiye zitandukanye. Mureke tumwitega turebe ese azaduha ibintu turimo kwifuza cyangwa se nawe ni bya bindi byo kuza umunsi umwe ejo kumva umuntu yagiye amaze iminsi birongera aragenda. Tumwitega turebe se arimo kudutegurira ibiki uyu musore wacu Amaron. Rero ko Daraba nicyo nari mufitiye kuri uyu munsi, kambinyarutse gato ndagaruka mu kanya tubonane. Icyo nakubwira stay touch, kanda subscribe niba utarayikora, kamwibutse kandi niba utarakanda comment, utarasigara like, inyunganizi, kora na share, usangiza bagenzi bawe babimenye. Ndabizi muradukunda cyane, natwe turabakunda cyane. Ko Daraba TV, stay touch.